uruhare rero rw'ingabire y'ubumenyi mu rugamba rwo kurwanya sekibi no kumurimbura mu izina rya Nyagasani Yezu Kristo. Urugero dufata ni mu byakozwe n'intumwa mu butwe wa 9 ahantu muzasome uyu mutwe mutekereza urugamba, muzasanga harabaye urugamba rukomeye cyane, rukomeye. Kandi urugamba rurwanya sekibi ni urw'ibihe byose, igihe cyose urwo izaba igifite ikiburana cyangwa se ikishaka guhuganya, kuko nk'ubu turaharambuye, ariko urwo rugamba rugiye kuba mu gihe turimo tubisoma. Ntabwo ruba muri twebwe gusa, ahubwo mu isi yose igihe iryo jambo ririmo gusoma. Ni umutwe wa 8 w'ibyakozwe n'intumwa. Reka dusome duhereye ku murongo wa 5, dutega amatwi neza, turageza kwa 25. Ni birebire, ariko mwinjire muri iryo somo nk'abarimo kurwana urugamba nk'uko rwarwanywe icyo gihe mu gihe turimo kubisoma. Filipo nawe aramanuka ajya mu mujyi wa Samariya, yigisha abahatuye ibya Kristo. Rubanda bashishikariraga n'umutima umwe inyigisho za Filipo, kuko bari barumvise ibitangaza yakoraga kandi bakanabibona. Koko rero roho mbi zasohokaga mu bari bahanzweho zisakuza, ibimuga byinshi n'ibirema bigakira. Nuko muri uwo mujyi haba ibyishimo byinshi. Muri uwo mujyi hakaba umugabo witwa Simoni, wari umupfumu, maze agatangaza abanyasamariya yiyita kataraboneka. Abantu bose kuva ku muto kugera ku mukuru bakamwihambiraho bavuga ati uyu muntu ari mu bubasha bw'Imana, ubwo bita ubuhangange. Icyatumaga bamwihambiraho batyo nuko yari amaze igihe kirekire yarabararuye n'ubwo bupfumu bwe. Ariko aho bamariye kwemera Filipo wabamenyeshaga inkuru nziza y'ingoma y'Imana n'izina rya Yezu Kristo, abagabo n'abagore barabatizwa. Nuko na Simoni ubwe aremera arabatizwa, maze yihambira kuri Filipo. Yabonaga ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza byakorwaga akumirwa. Intumwa zari Yerusalemu zimenye ko muri Samariya bakiriye ijambo ry'Imana, ziboherereza Petero na Yohana. Bagezeyo basabira abanyasamariya kugira ngo bahabwe Roho Mutagatifu, kuko ari nta numwe muri bo yari yaramanukiyeho. Bakaba bari barabatijwe gusa mu izina rya Nyagasani Yesu. Nuko Petero na Yohani babaramburiraho ibiganza, maze bahabwa Roho Mutagatifu. Simoni rero ngo abone ko Roho Mutagatifu atangwa no kuramburirwaho ibiganza n'intumwa, azizanira amafaranga, azibwira ati nimumpe nanjye ubwo bubasha, kugira ngo nzaramburiraho ibiganza ajye ahabwa Roho Mutagatifu. Petero aramusubiza ati uragapfana n'amafaranga yawe, kuko watekereje ko ingabire y'Imana igurwa amafaranga. Nta mugabane nta n'umurage ufite muri ibi, kuko umutima wawe udatunganiye Imana. Ngaho rero ihane ubwo bugome bwawe, kandi utakambire Nyagasani, wenda yakubabarira icyo gitekerezo cyinjiye mu mutima wawe,
kuko mbona uri mu ndu rw'isharira no mu ngo y'icyaha. Simoni niko gusubiza ati nimunsabire namwe kuko kuri Nyagasani kugira ngo hatagira ikingwirira mu byo mwavuze. Ijambo ry'Imana rero umutwe wa 8 w'ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 5 kugera kwa 24. Aho niho amateka arangirira mu by'ukuri. Umuntu yarashatse bitekereze nk'urugamba. Uko Filipo yamanutse yaragabye igitero nyine. Horo mutati yari yahamweretse sekibi yarigaruriye aho hantu. Urugamba rero ruratangira, zangabire zirakora, urabyumva, kugeza aho abantu bamushizeho. Urumva ingabire zose bavuga Filipo yakoreshaga muri urwo rugamba, kugeza aho abantu bashira kuri Simoni umupfumu nawe asigara wenyine. Tese ubundi ngewe byamariye reka nanjye ngende. Ariko mu by'ukuri ntiyarajaje, ahubwo yarajaje gusenya. Biriya rero ndumva twarigeze hari kubivugaho, cyangwa wenda twabivuze mu bandi mpura nabo. Wari umutego ukomeye cyane, yari bombe. Umupfumu uje kubatizwa n'ubupfumu bwe bwose. Roho Mutagatifu rero yari yohereje intwari muri icyo ngicyo rero, kugira ngo batahure amayeri ya Simoni. Ni iyihe ngabire yakoze ubumenyi? Ko Simoni ntiyavugaga ibimurimo, yarabeshyaga, urabyumva. Petero Mutagatifu intumwa we yuzuye Roho Mutagatifu aramureba aramubwira ati kuko mbona uri mu ndu rw'isharira no mu ngo y'icyaha. Kubera ko urabona kuvuga ngo umuntu atanze amafaranga agura ikintu, ubwabyo byashoboraga nyine kutabonwa nabi. Aba ati wenda uyu muntu ntazi uburyo dukora, akaba ariko umuntu yavuga ati yewe ntabwo ari uko dukora, twebwe dutanga ku buntu. Kuko icyaha cya Simoni ntabwo kwari ugushaka kugura gusa, reka da, oya, ahubwo cyari kiri mu mutima we, kiriya babonye nyine bakakimubwira, urumva, kigasohoka hanze. Iyo rero ibintu bya shitani bisohotse hanze biba bisenyutse, biba birangiye. Noneho imaze gutahurwa rero nibwo nyine Simoni asiga imuvuyemo, noneho we yicuza icyaha cye arakizwa. Bityo nyine intsinzi iba yose ya Yezu Kristu hariya hantu. Iyo ngabire rero yarakoze. Roho Mutagatifu yaramurikiye arabereka ati reba umutima we, bohora uyu muntu uboshye, kuko mbona uri mu ndu rw'isharira no mu ngo y'icyaha. Noneho rero ibyakurikiyeho, kubera ko ruriya rugamba rwari rukomeye cyane, ruriya hewe ikigaragaza n'ibihita bikurikiraho. Ibikurikiraho ni amateka tuzi nyine y'umunyatiyopiya. Nyine si uriya mupfumu wenyine wabohotse, hari ibintu byinshi byasenyutse ku isi. Inzira igana abapagani yarafunguwe, amashitani yabafungiranaga mu mwijima ararimbuka. Ariko si ubundi koko umupfumu mwahindutse by'ukuri haba harokotse abantu banganiye. Usibye n'icyo nyine, kuko Yezu Kristo yakubise nyine nta kubita aho ngaho gusa. Ibyo dushobora kubyumva ubu ngubu. Umunyetiyopiya rero niwe Filipo, niwe nibyo bihita bikurikiraho. Urugamba nyine amaze kurutsinda aho ngaho rwose, araguruka agera ku munyatiyopiya.
umunyetiyopiya rero yazana Yezu muri Afurika. Ibyo by'umunyetiyopiya byo simbyinjiyemo, ariko nabyo iriya ngabire igenda ikora. Ahubwo ngiye mu mutwe wa 14, urundi rugamba. Wa 13, umutwe wa 13, Barinaba na Sawuli ishipure, kuva ku murongo wa 4 kugera ku wa 12. Urundi rugamba, mubitega amatwi mubyumva nk'urugamba, kandi namwe mu urwo rugamba rubukuri ku ijambo ry'Imana turikatega amatwi rikuzuzwa muri twe no ku isi yose. Ndetse ubwo Barinaba na Sawuli batumwe na Roho Mutagatifu bamanukira i Selewukiya, aho bafatiye ubwato berekeza mu kirwa cya Shipure. Bageze i Salamina bamamaza ijambo ry'Imana mu masengero y'Abayahudi. Ubwo bari kumwe na Yohana umufasha wabo. Bamaze kwambukiranya ikirwa cyose kugera i Pafo, bahasanga umupfumu w'ingirwa muhanuzi, akaba Umuyahudi witwaga Bariyezu, wabaga kwa Serigiyo Paulo wategekaga icyo kirwa, akaba n'umuntu w'umunyabwenge. Uwo mutegetsi atumira Barinaba na Sawuli, maze abagaragariza ko yifuza kumva ijambo ry'Imana. Nyamara uwo mupfumu Elimasi, kuko ariko izina rye risobanurwa, arabatambamira ashaka uko yayobya uwo mutegetsi ngo amubuze kwemera. Nuko Sawuli ariwe Paulo yuzura Roho Mutagatifu amuhanga amaso, maze aramubwira ati, yewe muntu wuzuyemo uburiganya n'amahugu, mwana wa sekinyoma, mwanzi w'icyitwa ubutungane cyose, uzahereza he gusiba amayira atunganye ya Nyagasani? Noneho hasigaye ngiki ikiganza cya Nyagasani hejuru yawe, ugiye kuba impumyi umara igihe utabona izuba. Ako kanya afatwa n'umwijima w'icuraburindi, arindagira ashaka uwamurandata. Wa mutegetsi ngo abone ibibaye, atangazwa n'inyigisho za Nyagasani, nuko aremera. Ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa, umutwe wa 13 umurongo wa 4 kugera ku wa 12. Urugamba urugamba rukomeye, kubohora umutegetsi. Buriya abategetsi bose nyine biranditse ko ububasha bubaboshye bubabuza kubohora bwatsinzwe kandi bukomeza kurimburwa mu izina rya Nyagasani Yezu. Kandi akenshi bunyura ku bapfumu bababeshye bakabifatira. Urwo rugamba rero bararurwanye. Paulo nyine aramureba amubwira ibiri mu mutima we, ntiyaramuzi. Ibya sekirari iyo bigiye hanze bihita bisenyuka. Nyine byarasenyutse. Ibyo yibwiraga ngo arabonesha bihinduka umwijima. Umutegetsi arabohoka mu izina rya Nyagasani Yezu. Dushobora rero kongera aya masomo yombi kuyo twasomye ubushize nko muri Yohani umutwe wa 4. Yezu nawe urugamba yarwanye nyine abohora Samariya. Ahereye kuri iyo mugore
amubwira ibyo abisuka hanze, urumuri ruratangaza, sekibi bimutakajeho ububasha. Iyo ngabire rero urumva ko ku rugamba ishobora nyine gukoreshwa, kandi nyine irimo inakora muri iri jambo igihe cyose risomwa, aho risomerwa hose. Ubu rero icyo wenda twarangiza tugarukaho ni uburyo umuntu nyine ashobora gukoreshwa na Roho Mutagatifu muri ubwo buryo. Ikintu cya mbere umuntu yavuga, nta muntu ugomba kubyita nkaho se byahindutse kamere ye, nkuko byaba ari amaso yawe ufungura cyangwa ugafunga. Aho hantu muhitondere. Ntabwo ingabira n'amaso nk'amaso yawe ufungura cyangwa ugafunga, cyane cyane iriya ni Roho Mutagatifu gukoreramo. Urabyumva? Niwe umurika, ntabwo ari isitimu yawe cyangwa itoroshi ucana uzimya cyangwa se ucana ngo ukamurika mu mitima y'abantu cyangwa ukagira uti ashwi. Ni Roho Mutagatifu ushobora kumurika icyo kintu abonye ko ari ngombwa. Noneho intambwe ya kabiri ni uburyo bw'imikoreshereze. Ibyo ngibyo rero ni iyindi ngabire yitwa ubushishozi, kuko ushobora kubona biriya bintu ariko ntubivuge, ahubwo ukabisenyesha amasengesho. Urumva? Niyo nyine Roho Mutagatifu akuzanyemo ko uwo muntu afite ubusambanyi yanze kureka, kandi atajya nirega muri penetensiya, kuko ari umuntu uzwi n'abasaseredoti, adashaka ko Padiri n'umwe wamumenya. Noneho wowe mu isengesho ryawe ugahita uvuga uti sekibi buze umuntu usambana kwirega ibyaha bye kubera amasoni, ndayirimbuye mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo, nyiciye imitwe mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo, indimi zayo ndaziciye mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo, ubasha bwayo ndaburimbuye mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo, ayo mashitani yose ndayarimbuye mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo, yose nyajugunye mu nyenga y'umuriro. Uwo muntu rero ubwo ni uburyo ushobora gukoresha iyo ngabire uryo. Ndetse ahubwo wenda tudakabije, iyo ngabire irakoreshwa cyane mu rugamba, cyane. Gusa nyine ikindi nyine navuga, kubera ko ari Roho Mutagatifu ucana akanazimya, niba navuga kuriya nubwo akoresha ubuzima bwawe nkuko twabibonye ubushize, niwe nyine niwe ugukoreramo. Bitewe nyine n'icyo ariko nta kubwira ngo ngo ubu ngubu rero ngo ibinzanye ngo ni njyewe. Ibyo twarabibonye ko akoresha ubwenge bwawe, ataje nka bya bindi nyine by'ikirokore n'ikiyesu. Ngo nuko mu masaa 9 y'ijoro mbona nuko mbona nk'umarayika n'ikanzu yera ahagaze. Roho Mutagatifu ntabwo aza kuguhungeta no kugukanga. None se uri mu rugamba, none se urumva yaza kukurangaza. Noneho wowe urimo urarwana, none undi arimo aragushima urwara. Aragushima urwara ngo ndi hano ngo nambaye ikanzu.
akoresha ya maboko yawe, akoresha ubwenge bwawe ku buryo ushobora kwibeshya ngo ni wowe wakoraga, ngo nahise mbitekereza nyine ngo ndakubita mama. Urakubita se waruzi ibiri aho ngaho, kureba byose nyine yabikurebeye akakumurikira. Noneho nyine usibye n'ibyo by'urugamba, ariko nirwo turimo, ariko urugamba ntirurwanwa gusa no gukubita gutyo. Hari ziriya ngabire zose twavuze, kugira inama, kwigisha, guhanura, ibyo byose nyine niba wabonye icyo kintu urumva nyine ushobora kugicisha mu zindi ngabire abantu ntibamenye n'ibyo ari byo. Kuriya nta n'umuntu wakwirwa kwiruka inyuma ngo uriya ngo hari ibintu yerekwa ngo n'ibiki byose, cyangwa se nawe ntunamenye ko hari n'ibyo n'ibidasanzwe byakubayeho ugatekereza ko wivugiraga gusa.